Yesu ashimwe cyane bene data. Nongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana. Ni mwene so Nzeyimana Batisha abantu basuhuza. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Turebe igituma umurimo dukora ushobora kugira agaciro mu maso y'Imana, cyangwa se Imana ntiwishimire bitewe n'uko twitwaye, haba mu gutanga amaturo, haba mu mirimo itandukanye tugenda dukora. Imana idufashe cyane. Waba warigeze ubona nk'aho umuntu ashobora kugirira nabi umuntu bitewe wenda n'uko ashobora kuba amushurusha ubushobozi, amurusha imbaraga no kuba yakumvikana muri sosiyete, hanyuma uwagiriwe nabi yajya kugira ngo azamure ikibazo agashakisha uburyo yahonga kuba yamuha amafaranga cyangwa yatanga amafaranga kugira ngo aceceke. Buriya rero ku Mana siko bimeze. Ku Mana twese turareshya kandi tugira umutima wacu. Imana ibikeneye yuko tubasha kwemera intege nke zacu, tukemera uko twagenze nabi ikatubabarira. Hari igihe abantu dukunda, Satani ashaka kugaragaza gufasha abantu mu kugira ngo akabarindagiza mu bundi buryo butandukanye, akabereka ko imirimo ikozwe ku karubanda ari ifite agaciro. Ifite agaciro, abantu bagashyiramo imbaraga, bagatanga ubutunzi, bakavunika, bagashimwa. Ariko buriya abantu bagakwiye kumenya ko bakwiye guharanira ko gushimwa n'Imana ari cyo gifite agaciro. Hano ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bw'isuku bwanditswe na Matayo ibice 5:23. Bibiri tubwira ngo iki? Ngo nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro, ukayibukira mwene se ufite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure nawe, ubone na mwene so, uhere kugaruke uturire ituro ryawe. Imana idufashe cyane. Hano Imana iri kutubwira ikintu gikomeye, ko gutura ituro ryacu. Yesu ni wowe wavugaga, yaravuze ngo nugenda ujye gutura ituro ryawe ku gicaniro cyawe, ntabwo aho ituro rivugwa ari amafaranga gusa, ahubwo nugenda ugiye ku murimo, ugiye kuririmba, ugiye gusenga, ugiye kubwiriza, ugiye gukora imirimo itandukanye igaragarira abantu ku karubanda, cyangwa ugiye guhimbaza Imana, ugiye kuyiramya, ugiye kwirana nayo. Imana dusabye ikintu gikomeye, ariko gishobora gutuma gifasha umuntu kugira ngo arusheho gusabana nayo. Yavuze ngo nugera ku gicaniro ugiye gutura ituro ryawe, mukibuka ko hari mwene so mufite icyo mupfa, ngo ubanze usiga ituro ryawe, ugende wikiranure nawe, umusabe imbabazi, kugira ngo ubone kugaruka uze gutanga ituro ryawe, Imana ibone kuryakira. Imana idusaba kugira ngo tugendane umutima utunganye, kandi Imana idusaba kugira ngo tubane n'abantu amahoro. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mubane n'abantu bose amahoro, ndetse mugire n'umutima wo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ni byiza rero ko imirimo bavandimwe dukora, ariko dukwiye guharanira tuvuga ngo mbese ndi kubikora Imana inyemera? Ese abantu bo tubana mberera imbuto, mbabera umunyu, ku buryo ushobora gutuma bahinduka ku bwanjye? Ni ikintu gikomeye. Satani aza akarindagiza abantu benshi, ariko nagiye nkubwire ngo nshuti mwene data, Imana irashaka ko dukora umurimo tukayinezeza, ariko tukawukora twitekerejeho neza ko nta rusika ruri hagati yacu nayo, cyangwa se hagati yacu n'abantu. Ni byiza rero ko Imana ikugira inama muri aka kanya, irakubwira ngo genda ukiranure, kuko icyo ugiye gukora, niba utabanje gukuraho icyaha ugakorera ku cyaha, cya gitambo cyawe utanze kirahinduka ikizira, kiraba kibaye ikizira. None rero mwene data, umva ijwi ry'Imana rikubwira ngo iteka niba ugiye mu murimo w'Imana, iteka gerageza kwikiranura bagenzi bawe, gerageza gusaba imbabazi, gerageza kubana n'abantu amahoro, maze nibwo umurimo uzakora uzagira agaciro imbere mu maso y'Imana. Ndumva rero aka kanya iri jambo narikubwira ngo uharanire gutuma ugaragara mu maso y'Imana, n'umurimo ukora ugira agaciro imbere y'Imana. Imana iguhe umugisha. Nayo magambo nashaka kukubwira, kuko Imana itugira inama yuko tubanza dusiga ibyo twari tugiye gukora, kuko hari abantu bihutira, Satani agenda azana ibintu bitandukanye agatuma abantu bihutira kujya gukora, ariko bagifite umugayo, batitunganije n'abandi.
rero reba icyo Imana igusaba, umenye uko ugenda, Imana ikumugisha. Urakoze cyane. Data, mu izina rya Yesu, fasha umuntu waduteze amatwi ijambo ryawe kugira ngo aranire gutunganya ibidatunganye, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo icyatumye usigara ikereti ko ari ugutunganya ibyari bisigaye bidatunganye. Ngaho ubuntu bwawe n'umugisha utangane biganze, mu izina rya Yesu twizeye kubikora. Amen. Kandi wamugisha.